Data mu izina rya Yesu nongeye kugushimira kudukunda, nongeye gushimira imigambo dufitiye. Mwami ibyo wibwira kutugirira ni byinshi, ni byiza, kandi mwami inzira zawe zitandukanye n'izacu. Niyo mpamvu hari ibyo tutumva, niyo mpamvu hari ibyo tutamenya, niyo mpamvu hari ibintu twitegereza mu byatubayeho tukavuga ngo ese burya Imana yarabirebaga, ese burya Imana yemeye ko mbicamo, why, kubera iki? Ibyo byose mwami turabyibaza, ariko ibyo byose wabikoresha tukagira ibyo dukiza, tukagira abo dutabara. Mwami izina ryawe rigahabwa icyubahiro, ndetse n'ubuzima bwacu bugahembuka, ubuzima bwacu bugakira agahinda n'imibabaro, kandi bukanyurwa. Tukagira impamvu zo kubaho, tukagira impamvu zo kubyuka twihuta, tukagira impamvu zo kunezererwa ubuzima mu gihe dutegereje kuzaza kubana nawe. Nongeye kukwinginga ngo kubaho kwawe gusanga umuntu wese waba uhagaze mu gihe kigoye, mu gihe gikomeye, umusange mwami w'abami. Wowe umenya imitima, ukarondora indani mu mitima yacu, ukamenya ibirimo. Ndakwinginze ngo usange umuhungu wawe, usange umukobwa wawe, usange abana bawe hirya no hino bashobewe, maze ubabere Imana, ubabere inshuti, ubagote impande zose. Urakoze kuri Imana yacu, bana n'abanyarwanda twese muri rusange, twiyereke ko barimo gushaka hirya no hino, tubera igisubizo kuko urabishoboye. Kandi mwami nongeye kukwinginga ngo nyuma y'ubu buzima umuntu wese wigeze kumva ijambo navuze, umwambika imbaraga mwami, kugira ngo nuhamagara amazina y'abera nawe azumva izina rye, ntazanamuke, ntazacogore. Iyi si yuzuye ibinaniza abantu, iyi si yuzuye imibabaro, ariko ndakwinginze kugira ngo ijwi ryanjye ryabashije kugera mukunzi mwiza, uzahagurutse y'ingabo z'abahungu n'abakobwa bazaza gutaramana nawe mu gitaramo cyo mu ijuru. Nongeye kuguhamagara nk'inshuti, nk'umubyeyi, nkunyitaho kuruta abandi bose. Ndakwinginze kugira ngo kubaho kwawe kuzure mu buzima bwanjye, kuzure mu buzima bwabo turi kumwe, kuzure muri urugo duhagazemo, kuzure mu bavandimwe barimo guhamagara hirya no hino. Kubaho kwawe usanga abarushye, usanga abaremerewe, usange abarwaje abo bakunda, usange abapfushije abo bakunda, usange abahagaze mu bihe mwami bigoye gusobanukirwa ku bwenge, maze bakomezwe nawe. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, nzi ko ushobora byose, kandi nzi ko ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Reka imigambi myiza udufitiye isoze ku buzima bwacu, kandi mwami twambike imbaraga ku byo tudasobanukiwe. Hari ibyo ducamo ntitumenye impamvu yabyo, ntitumenye icyo byamarira ubuzima bwacu, ntitumenye n'ibyo twabikoresha mwami bigendanye n'imigambi dufitiye. Ariko ndagusaba imbaraga muri ibyo byose. Fata amaboko atentebutse, komeza amavi ashizemo imbaraga, komeza imitima yihebye, kugira ngo mwami dukomeze muri uru rugendo. Turagushaka bugufi bwacu, ngwino mwami w'abami utwuzuze ihumure, ngwino utwuzuze imbaraga, ngwino dushoboze mwami. Hari abahagaze mu bihe bigoye na n'uyu munsi, barwaje, bapfushije se, bafite ibyago n'amakuba bitandukanye nk'ibyo duhura nabyo muri iyi si. Ndakwinginze kugira ngo ubakomeze, kuko urashoboye. Ihumure ry'ukuri ritangwa nawe, ubutabazi bw'ukuri butangwa nawe. Umutima waziritswe n'amaganya nta magambo yawukiza, ariko Yesu urabishoboye. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo ko wowe ubwo wabajwe no kugeragezwa ubwawe ubasha no gutabara abageragezwa bose. Ndakwinginze kugira ngo utabare abageragezwa muri uyu mugoroba, abazatwumva ari mu gitondo uzabahumurize kandi uzabatabare, abazatwumva bari bacogoye bazasubizemo imbaraga. Uwiteka we, reka ibihe dutambukamo muri iyi si bigiye kuducogoza burundu, ejo tutazabura kuzabana nawe mu ijuru. Duhe imbaraga zo gukomeza urugendo, duhe imbaraga zo gukora ibyo waduhamagariye gukora, duhe kutanamuka. Imana ikomeye, nongeye kukwinginga kugira ngo imitima yacu yiharire, ntagire ikirangaza na kimwe cy'iyi si cyaturangaza ngo kitujyane kure yawe. Mwami, hari abafatwa ngo n'amaganya, hakaba n'abandi bafatwa n'ivutu ry'iyi si, dore ko byose bihuza umutima ukaba wakuvaho. Ndakwinginze kugira ngo usange abahagaze mu bihe by'amaganya, usange ababaguwe neza nabo bikabatera kwibagirwa, ndetse imitima yabo ikavuga ngo Imana ni iki. Reka abo bose basange mwami, maze utwambike imbaraga. Kandi wongere usange abavuga ngo ese Imana ibaho, abavuga ngo ese yari iri hehe, abavuga ngo yibaho ntiyari kwemera ibi n'ibi, nabwo basange muri rya humure ryawe, uzi uko wabigenza n'uko wabivuga mu mitima wabo, maze ubikore Uwiteka Mana Nyiringabo. Nongeye kuguhamagara kugira ngo uvugane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntaba ni njyewe mukunzi mwiza, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndasenze kugira ngo uvugire muri buri jambo ryose mvuga. Mwami, ntihumvikane ibyanjye, ni bigufi bigarukira hafi, ariko ucishemo ijwi ryawe, ucishemo imbaraga zawe muri buri jambo ryose mvuga. Hacemo imbaraga zawe mwami, zigire icyo zirema mu mutima w'umuntu, zigire icyo zibyutsa nk'uko bigendanye n'imigambi umufitiye. Turagutegereje, turakwifuza, ndagushakana n'ubwoko bwawe mwami. Ubwo mvuga nanjye ntunsige, umutima wanjye urakwifuza, ubuzima bwanjye buragukeneye. Ngaho Mana natwe twese utugirire neza, twese utwiyereke. Nongeye gutwikiriza igihugu cyacu amaraso yawe. Reka ijwi ry'ihumure ryumvikane mu kirere cy'u Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda. Ubuntu bwawe bwinshi bubane natwe, bubane n'abananiwe, bubane n'abacogowe, maze mwami twambike imbaraga kugira ngo dukomeze mu rugendo. Kuri urya munsi ntuhamagara amazina y'abera, uzaduhe kumva amazina yacu.
urakoze icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndabitsa ko ku cyumweru gisaba dufite Pasika twibuka Yesu wapfuye akazuka ku bwacu, tuzagira igaburo ryera. Niba wifuza kuzabana natwe uzitegure muri ubwo buryo, ugire ji nkeya isanzwe, ugire umutsima mukeya, tuzasenga, tuzabiganiraho, tuzavuga igikorwa cya sensene uburyo kigira umumaro mu buzima bwacu bwa none, uburyo Yesu Kristo yagisobanuye mu ijambo ry'Imana, uburyo yabyeretse ndetse akabisobanurira Paulo wabyeretswe Yesu yaramaje gusubira mu ijuru, uburyo bifite umumaro mu buryo bufatika. Rero tuzabifatanya ku cyumweru cya Pasika. Nongere kandi nkubwire ngo komera wowe uri muri iki gihe, wibuka abawe bapfuye muri jenoside, wibuka ibibi byakubayeho, komezwa n'Imana, ihumure ry'Imana ribane nawe, ukomere kandi ishavu n'agahinda byabaye ku buzima bwawe Imana iguha imbaraga kugira ngo uzabikoreshe guhumuriza abandi. Nawe ufite ibibazo bitandukanye by'umwihariko bidahuriyeho n'abantu benshi, Imana igusange, Imana ikugire neza, Imana ikwambike imbaraga. Iyi si yuzuye ibibazo bitandukanye n'imibabaro, hari bigera mu matwi yacu bikatubera nka filime, ukumva bitabaho, ukumva bitashoboka, ariko isi yuzuye ibintu byinshi. Ariko Imana y'imbaraga, Imana imenya byose, Imana izi ubuzima bwawe aho buri, aho utuye n'ibikubaho, reka imanukire kugukomeza, kwambika imbaraga kandi ukomere muri uru rugendo. Umwa Satani ntiyivuge hejuru y'ubuzima bwawe kugira ngo uzabe ahantu hataba imibabaro, utazatandukanywa n'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Reka dufatanye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo tuganiraho uyu munsi muri cya gitabo cy'ubuzima bufite intego aravuga ngo gusobanukirwa imiterere yawe. Ni isomo ryiza ryubatse byinshi mu buzima bwanjye, nizeye ko nawe ribukugirire umumaro, nturirambirwe, nirireho gatoya, ariko reka umwuka w'Imana atuganirize, aduhishurire ibintu byinshi by'ubutunzi bw'igitangaza Imana yabitse muri twebwe. Iyo turebye muri Zaburi 139 umurongo wa 13 muri version bakoresheje haravuga ngo uwaremye ingingo zanjye z'imbere n'iz'inyuma, wanteranyije nkiri mu nda ya mama. Uyu murongo ngo twavuze kuko twagiye tubivuga ku munsi w'ejo, uratwereka uburyo Imana yaduteranyije itwitayeho. Waremye ingingo zanjye z'imbere n'iz'inyuma, wanteranyije nkiri mu nda ya mama. Ni wowe wenyine ushobora kuba wowe. Aka karongo karasekeje ariko niko bimeze. Nuvuga ngo ni wowe wenyine ushobora kuba wowe, nta muntu ushobora kukwigana ngo abe yaba wowe, nta n'umuntu ushobora kunyigana ngo abe yaba njyewe. Ni mpamvu dukwiriye kwita ku miremerwe yacu na bya bintu byose twakomeje kuvuga ku munsi w'ejo, turi bwongeye no kuvugaho bikugize. Nuvuga ngo uri umwihariko, urihariye. Ahubwo kenshi tubivuga abantu bakagira ngo ni igipindi cy'abapasiteri cyangwa se cy'abavugabutumwa, ariko uri umwihariko. Nta muntu umeze nkawe mu babayeho, mu bazabaho, abo uzabyara no muvukana, burya ufite umwihariko. Imana yaremye buri umwe muri twe ku buryo nta bantu babiri bashobora kuba kimwe. Nta muntu n'umwe ku isi uhuje byose nawe. Ibyo bivuga ko nta muntu n'umwe ku isi ushobora kugusimbura ngo asohoze inshingano Imana yakuremeye. Nta muntu n'umwe ku isi ushobora gusohoza inshingano zari zaragenewe wowe. Nudasohoza inshingano yawe yihariye ngo wubake umubiri wa Kristo, nta wundi uzabikora mu mwanya wawe. Iyo turebye mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 12:4 kugeza kuri 6 haravuga ngo hariho impano z'uburyo bwinshi, hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora. Mu gice kibanziriza iki twarebye bibiri bya mbere muri ibi ngibi, twavuze impano zawe n'umutima wawe, cyangwa se bya bintu byose byuzuye umutima wawe, birimo ubushake bwawe, birimo ibyo ukunda n'ibikuzuye. Tugiye gukomeza kureba ibindi bigize imiterere yawe bigushoboza gukorera Imana. Mu miterere yawe harimo iki ngiki, harimo gukoresha ubushobozi bwawe. Tugiye kuvugaho amagambo arambuye uburyo ubushobozi bwo butandukanye n'impano y'Imana, kuko ni ibintu karemano wavukanye, bihinduka amahire cyangwa se biba byiza iyo umuntu akijwe none akatangira kubikoresha ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ubushobozi bwawe bugizwe n'ubwenge kimeza wavukanye. Hari abantu bagira ubushobozi kimeza mu gukoresha amagambo wawumva ukaba wagira ngo bavutse bavuga. Hari abandi bagira imbaraga z'umubiri, imibiri yabo igakora neza mu buryo butangaje. Hari abandi bafite ubugenge mu kumenya imibare cyangwa umuzika cyangwa ubukanishi. Iyo tuvuze ubukanishi si ubw'imodoka gusa, ahubwo niba abantu bazi gukora utuntu bakaba batandukanya ikintu bakongera bakakirema bagakoramo ibindi bitandukanye kugira mwene buriya bushobozi mu maboko yawe. Igihe Imana yajyaga kurema ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho bitandukanye byo gukoresha mu gutamba ibitambo, Imana yahagurukije abahanzi n'abanyabukorikori bari bararemanywe ubwenge bwo guhimba n'ubwo gukora n'ubuhanga mu bukorikori bw'uburyo bwose, ngo ashobore gukora ibintu by'ubugeni no kugira ubukorikori bw'uburyo bwose. Aya magambo uraza kuyabona mu gitabo cyo Kuva 31
gatatu kugeza kuri gatanu. Muribuka Imana imaze guha Mose igishushanyo cy'ihema, yaramubwiye ngo nsutse umwuka wanjye kuri Besareli na Horiyabu ngo kugira ngo bagende baconge basyaze amabuye byose babikore neza nkuko Mose yari yeretswe igishushanyo. Kandi cyabibashobozaga ngo bari barabihawe n'Imana, bwari ubuhanga, bwari ubushobozi Imana yashyize mu maboko yabo, ni Imana yari yabibahaye. No munsi Imana iracyatanga bene ubwo bushobozi n'ubundi bw'uburyo butandukanye kugira ngo abantu bashobore kuyikorera. Tukira ahangaha nubwo turi bivugeho mu buryo butandukanye, abantu bari bafite ubushobozi bwo kuba baconga amabuye, bagakata imbaho, bagataka imyenda igize ihema, bakabikora byose neza. Akenshi ibyo ngibyo uyu munsi ntabwo tujya twibuka ko ari ugukorera Imana. Barya abantu bahawe ubwo bushobozi bwo gucora ibintu bakabikora mu buryo bwiza, burya zira n'impano z'Imana n'ubushobozi bahawe kandi bashobora gukoresha neza bugahesha Imana icyubahiro. Ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Ku bintu bimwe tugiye kuvugaho muri uku gukoresha ubushobozi twahawe, ikintu cya mbere nuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Ubushobozi bwose wifitemo burya Imana yabuguhaye kandi izi nicyo igambiriye kuzakora mu buzima bwawe. Ni ubushobozi abantu bakoresha, n'ubushobozi abantu bakoresha mu gukora ibyaha burya butangwa n'Imana. Ikibazo nuko abantu baba babukoresheje nabi cyangwa mu buryo budakwiriye. Hari hatubwiye ngo n'ubushobozi abantu bakoresha kugira ngo bakore ibyaha burya babuhawe n'Imana, ahubwo nuko babicuritse bakabukoresha nabi. Tujya tureba mu mafilime cyangwa se no mu buzima bw'abantu tuzi, abantu bazi gupanga nk'umugambi mubi kandi ukagerwaho, akaba yapanga kwiba, akaba yapangira umuntu ibintu bibi n'imigambi mibi kandi bikagerwaho, ariko wabyitegereza ugasanga birimo ubuhanga bwinshi n'ubwenge bwinshi. Nuvuga ngo ubwo bushobozi babukoresheje nabi ntibihesha Imana icyubahiro, ariko burya bushobozi bwo gupanga ibintu bigaca mu buryo nta muntu bimenye, burya bwari bwiza kandi bwari gukoreshwa guhesha Imana icyubahiro. Rero n'abantu bakora ibyaha babikoresheje ubwenge n'ubuhanga, burya bwenge n'ubwo buhanga bari barabihawe n'Imana. Ikibazo nuko byacuramye bikaba bitarimo guhesha Imana icyubahiro, ariko bakijijwe bakubaha Imana bizagaruka bigakorera Imana neza. Mu Baroma 12 igice cya 6a haratubwira ngo buri wese muri twe yahawe impano yo gukora ibintu bimwe kandi neza. Buri wese muri twe hari impano yahawe yo gukora ibintu bimwe kandi neza, bitandukanye rwose n'iby'abandi, kuko ubushobozi bwawe bwa kimeza buturuka ku Mana, bufite agaciro gakomeye kandi bukoreshwa iby'umwuka nk'impano zo mu mwuka. Aho bitandukaniye nuko ubwo bushobozi bwo uba warabuvukanye. Bwa bushobozi bwa kimeza ntibutegereza ko ukizwa, ntibutegereza ko wuzura umwuka wera, ahubwo nubwo Imana yakuremanye igihe wavukaga, kandi icyo Imana yari igambiriye nuko uzabukoresha kuyihesha icyubahiro. Hari igihe ubwo bushobozi bwa kimeza tutanamenya ko ari Imana yabuduhaye, tuvuga ngo ngewe ndabishoboye nuko navutse nshoboye kubikorera, ariko icyo Imana iba yifuza ni iki, nuko byose wabigarura bigahesha Imana icyubahiro. Iyo abantu bashaka gusobanura impamvu badakorera Imana, akenshi baravuga ngo nge nta bushobozi nifitiye bwo gukoresha. Iba ariko nta shingiro bifite, kuko ufite ubushobozi burenga 10 ndetse bugera ku majana udakoraho, utazi, bityo ukaba utajya ubukoresha, bukaba businziriye muri wowe. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko buri muntu afite ubushobozi n'ubuhanga butandukanye buri hagati ya 500 na 700. Ubuhanga buri muri wowe ariko utajya utekereza ko ufite. Nk'urugero, ubwonko bwawe bushobora kubika ibintu bigera kuri miliyari 1000 inshuro 100. Ubwenge bwawe ushobora gufata ibyemezo bigeze ku 15,000 mu isegonda imwe. Nk'iyo bugomba gutondeka uburyo umubiri utunganya ibiwutunga. Mbibutse ko ngo atari ubushakashatsi nako atari byanditse muri biraho, n'ubushakashatsi bw'abahanga. No kuvuga ngo umuntu aremye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoko. Ubwonko bwe bufite capacity yo gukora ibintu byinshi cyarimwe, gufata ibyemezo byinshi cyarimwe. Ubwo bwenge bwose n'ubwo buhanga ni Imana yaburimanye umuntu. Ibi biratwereka ko nta muntu ukwiriye kuvuga ngo ngewe nta bushobozi mfite bwo kuba nakorera Imana, ahubwo nturamenya igihanda ufitemo imbaraga kugira ngo ugikoreshe yeshe Imana icyubahiro. Izuru ryawe ryonyine rishobora gutandukanya impumuro zigera ku 10,000. Ikiganza cyawe gishobora kumva guhandwa n'akantu gato cyane kangana na 1/300. Kwa kundi ushobora gucisha ikiganza ahantu burya gifite ubushobozi bwo kumva n'akantu gato cyane umuntu atapfa kumva. Ngo kandi ururimi rwawe rushobora kubihirwa n'ikigero kimwe cya kinini bashyize mu nshuro miliyoni 200 z'amazi. Ni ukuvuga ngo amazi yagiyemo akantu gato, ururimi rwawe rufite ubushobozi bwo kumenya ko hari ikindi kintu cyashyizwe muri aya mazi kitagombaga kuyabamo. Hari amarushanwa ajya abaho, abantu bagasogongera za kawa cyangwa se ibyayi bikomoka ahantu hanga. Ni abantu baza badaha hagati y'akayiko n'akakiko, kandi abo bantu baba barabitojwe bazi no kubikora, ariko bakaba bamenya ubwiza bw'amakawa arenga nk'amajana, hanyuma bagatanga ibihembo. Ni ukuvuga ngo Imana yadushyizemo ubushobozi bwinshi butangaje dushobora gukoresha, nuko akenshi tutabimenya. Muri wowe rero hasobekeranyemo ubushobozi utakwiyumvisha. Uri igitangaza cy'ukurema kw'Imana. Imwe mu nshingano z'itorero ni ukumenya no guha umwanya ubwo bushobozi bukurimo ngo bukorere Imana. Iyi nyigisho iraza gusiga tumenye ko
akenshi ibyo twita impano z'Imana cyangwa se gukorera Imana bitagarukira handi tuya tubigarukiriza. Hariko tubigarukiriza mu kuririmba, mu kubwiriza, mu gukora protocol, iya mirimo igarukira mu mfuruka enye z'urusengero, kandi burya harya hano ni hato cyane. Rero iri somo icyo ribuduhereza kutwereka ko ibintu byinshi bitandukanye abantu bashobora gukorera Imana kandi batasohotse mu gice cyabo cy'imbaraga n'igice cyabo baryoheye gukoreramo. Imana yashitugire neza. Icya kabiri muri aka gace katwereka gukoresha ubushobozi bwa twahawe nyuma yuko twatumba kuvuga ngo ubushobozi bwacu butoka ku Mana. Aka kabiri karavuga ngo buri bushobozi bushobora gukoresherezwa icyubahiro cy'Imana. Pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikorere guhesha Imana icyubahiro. Imana yagiye ikoresha igihesha icyubahiro. Dore ingero zimwe na zimwe tubona muri Bibiliya Imana yagiye ikoresha ikihesha icyubahiro. Ubuhanga bwo gukora iby'ubugeni, uvanga ibyo byanditse muri Bibiliya. Ubuhanga bwo kubaka bwanditse muri Bibiliya. Kuri bare bagabo twari tuvuye kuvuga baremye ihema nkuko Mose yari yaryeretswe, n'ibindi bikorwa bitangaje dusama muri Bibiliya. Kuyobora, gukora amato, kujya impaka, muribuka ko Pawulo yajyaga ajya impaka kandi agatsinda abantu bose, gushushanya, gukora ibihumura neza. Ibi ngibi turabibona kenshi mu ndirimbo za Salomo, mu migani ahantu hatandukanye. Gufuma, guharatura ku mabuye. Tukiri bikuri ibi ngibi byo gufuma no kuharatura ku mabuye, nanone mu ihema ry'ibonaniro hari ahantu havuga ngo bahamagara abagore bazi kudoda, ngo abagore b'abahanga batewe umwete n'imitima yabo, nuvuga ngo bazi gukora ibintu byose uyu munsi byitwa decoration, byitwa gukora amamodeli n'ibindi bitandukanye. Ziriya ni impano zahawe Imana yatanze mu bantu. Rero Bibiliya ntabwo garukira ku ndirimbo no kubwiriza gusa, ahubwo ibi bintu byose birimo. Tubona abantu b'abahanga bagiye babikora mu buryo butandukanye. Harimo kandi abantu bakoresha kubaka amabuye. Tutanze urugero rw'umunara w'i Babeli, no kuvuga ngo bari bubatse kandi bubaka inzu ikomeye, Imana ibarebye ndetse itangarira n'imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo bwo gushyira hamwe. Harimo guhimba indirimbo, yo tureba za Zaburi, yo tubona ibisigo byinshi biri muri Bibiliya. Ibi byose ni ubuhanga n'impano Imana yahaye abantu. Harimo gukora intwaro, harimo kudoda, harimo gusiga amarangi, harimo gutera ibiti, harimo guhanga ibitekerezo, harimo ibintu byinshi. Harimo gutwara amato, harimo gucuruza, harimo kuba abasirikare, harimo kudodera abantu, harimo kwigisha, harimo kwandika ibitabo n'ibisigo. Ibi bintu byose byanditswe muri Bibiliya kandi ni impano Imana yahaye abantu. Icyo Imana yifuza muri ibi byose nuko byose twabikoresha kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntago ziriya mpano na buriya bukorikori na buriya bushobozi ari ibya Satani, ni Imana yabihaye abantu. Abahanga imideri uyu munsi bakamamara, nubwo wenda bashobora gukora imideri itasa neza cyangwa amafaranga bakuyemo ntibayakoreshe kubw'icyubahiro cy'Imana, ariko ziriya mbaraga na buriya bushobozi bari barabihawe n'Imana. Mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto 12:6 haravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana nimwe niyo iha ubushobozi buri wese ngo ashobore gusohoza umurimo we. Imana ifite mu itorero ryayo aho ubushobozi wihariye bushobora kugira umumaro, nawe ukahagaragariza itandukaniro n'umurimo wahawe. Nuvuga ngo umurimo Imana yashyize mu mutima wawe wawukoresha mu itorero ry'Imana hakagaragara rwose itandukaniro. Imana iha abantu bamwe na bamwe ubushobozi bwo gukorera amafaranga menshi. Mose yabwiye Abisiraheli mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 8:18 haravuga ngo ujye wibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Murabizi mwese ko hari abantu bafite imbaraga zironka ubutunzi mu buryo bwo gucuruza kuruta abandi. No kuvuga ngo bafitemo impano, bafitemo umwihariko Imana yabahaye. Dore ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri 8:18 hongeye kutwibutsa ko izo mbaraga zironka ubutunzi ari Imana izitanga. Ngo ujye wibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Abafite ubwo bushobozi bagira n'ubuhanga bwo gutangira imirimo y'ubucuruzi, kumenya guciririkanya no kugurisha ibintu, n'ubuhanga bwo kunguka. Niba ufite bene ubwo bushobozi bwo guhanga imirimo yunguka, wagombye kubikoresha ngo uheshe Imana icyubahiro. Twakwibaza ngo ese wabigenza ute kurimo gucuruza wunguka kandi ufite facility gukora ibyo bintu? Wabigenza ute kugira ngo uheshe Imana icyubahiro? Icya mbere ubanze usobanukirwe ko ubwo bushobozi wabuhawe n'Imana, maze ujye ubiyishimira. Intambwe ya mbere no kumenya ngo burya bushobozi bucuruza buvugana n'abakiriya bwunguka, bumenya aho ndangura naho nshora n'uburyo mvuga. Ndibaza ko mwese mubizi ko hari abantu bafite ubwo bushobozi bwose bashobora no guhomba bakagera ku busa, ariko ako gakeya yahereho akongera akabibasha, ukabona biramworoheye kuruta abandi bantu. Intambwe ya mbere y'umuntu asabwa gukora kugira ngo aheshe Imana icyubahiro muri ubwo bushobozi yahawe n'Imana ni ukubanza kumenya ko bwa buhanga bwo kumenya gucuruza cyangwa gukora amafaranga burya yabuhawe n'Imana. Ntabwo ari karemano, si umurage wahawe n'ababyeyi, si uko wavutse mu mujyi runaka bari basanzwe bacuruza kuko hari abandi bari aho ngaho ariko batabishoboye. Intambwe ya mbere kugira ngo duheshe Imana icyubahiro ni ukumenya ngo ibyo bintu nabihawe n'Imana. Iyo umaze kumenya ko wabihawe n'Imana, icya kabiri ukoresha ubwo bushobozi bwawe ngo ufashe abari mu bukene kandi ngo usangire kwizera kwawe n'abatizera.
bikorohera ukoresha ubwo bushobozi Imana yaguhaye bwo kubasha gukora amafaranga bikakorohera ugafasha abakene batahawe amahirwe kimwe nawe. Dushobora kuvuga ngo abakene ngo ubwo baranebwe cyangwa bagize gute, ariko hari abandi batanebwe, hari abandi bari bagerageje. Umugisha wose Imana iduha burya bigira ngo tuwusangire n'abandi bantu. Icya kabiri Imana igutegerejeho nuko wakoresha ubwo butunzi wahawe kugira ngo ugire abandi bantu ufasha. Icya gatatu utange nibura icya 10 cy'ibyo wungutse nk'igikorwa cyo kuramya Imana. Nashimye uyu mukozi w'Imana ariko yavuze ngo utange byibura icya 10. Ntago mu isezerano rishya, ntago mu buryo bwo gushima Imana ngomba gutanga icya 10 nk'itegeko. Oya, hari abantu bakirenze badatanga rwose icya 10 ahubwo batanga ibirenzeho. Uko nshimira Imana yampaye ibyo biranyorohera gutanga mu byanjye kugira ngo mbashe gushyigikira ubwami bw'Imana. Hejuru ya byose wiyemeze kuba uwagura ubwami bw'Imana aho kuba uwagura ubutunzi gusa. Iyo umuntu azi ko ubwo bushobozi bukora amafaranga yabuhawe n'Imana, ni byiza ko akomeza kwaguka mu butunzi kugira ngo nyine akomeze ayigirire umumaro awugirire n'abandi, ariko ni ngombwa ngo abe mu bantu bagura ubwami bw'Imana. Ntaharanire guhora yagura ubutunzi gusa, ahubwo abe n'umuntu uharanira kwagura ubwami bw'Imana. Mbibutse ko ibi ngibi bishoborwa gusa n'umuntu uhora azi neza ko ubutunzi afite abukesha Imana. Igihe cyose uzi ko ari imbaraga zawe biragora kuba wabikoresha ku kwagura ubwami bw'Imana, ariko iyo uzi ko ibyo ufite ubikesha Imana, ari Imana yaguhaye ayo mahirwe, ari Imana yaguhaye ubushobozi, biroroha no kubikoresha kugira ngo wagure ubwami bw'Imana, ugira abandi bantu ubwira ubutumwa bwiza. Umuryango umwe witwa Full Gospel watangijwe n'umugabo witwa Demos Chakarian, yari umucuruzi, yari mu businessman, noneho akajya abona ngo abantu bajya mu nsengero abenshi n'abadafite ubushobozi, ikindi akabona abagabo b'abakire bafite n'amafaranga barazana abagore babo n'abana bakabadepoza ku rusengero ariko bo barigendera. Nuvuga ngo yakoresheje amafaranga yari afite kugira ngo yegere abandi bacuruzi bagenzi be. Ni umurimo wagutse ugira hirya no hino mu isi kandi ko kugirira umumaro abantu bo muri iyo kategori y'ubuzima yose Imana yagushyizemo, yayigushyiriyemo kubwo impamvu. Niba uri umuntu ufite amafaranga, ufite icyubahiro runaka, Imana buri byo imira gutuma ku bari munsi yawe kugira ngo bakenure, ariko iragutuma no bo kuba mureshya, mushobora kuvuga ururimi rumwe, mushobora kwicarana ahantu hamwe hasa neza kugira ngo muganire, aho wenda ngewe ntagera, aho undi muntu uri munsi yawe atabasha kugera, kuko uwo mucuruzi cyangwa uwo mukire ashobora kumureba agasanga nta kintu bavugana, akagira ngo wenda aje no kumusaba amafaranga, ariko ufite amafaranga yenda kungana nkaye, Imana yaraguhaye kugira ngo ubashe kumuzana kuri Kristo kandi uzane benshi kuri Kristo. Uwo mugabo w'Imana washinze Full Gospel yazanye abantu benshi kugakiza, kandi umuryango uteranamo abantu basa nk'abafite ubushobozi, bakahanezererwa, bakahabohokera kandi bakamegera Imana. Rero ubutunzi Imana yaguhaye yabuguhereye impamvu, ariko twibika ko intambwe ya mbere no kubanza kumenya ngo nabihawe n'Imana. Buryo umuntu yamenye ngo nabihawe n'Imana, Imana niyo yanyongeye inyungu y'uyu mwaka, niyo yanyongeye inyungu y'uku kwezi, biroroha gukorera Imana umuntu atagononwa. Imana yashitugirire neza. Ibi ngibi tuzagenda tubigarukaho mu magambo arambuye mu nyigisho zikurikiraho. Icya gatatu, ibyo nshobora gukora ubw'Imana ibishaka ko mbikora. Ibyo nshobora gukora ubwo Imana ibishaka ko mbikora. Aka gace kongeye kwigisha ubuzima bwanjye cyane. Utekereza ibintu uzi gukora. Ibyo nshobora gukora burya Imana ibishaka ko mbikora. Hari ibintu byinshi dushobora gukora ariko inshuro nyinshi dutekereza ngo si by'Imana ishaka. Abarokore benshi nanjye ndimo, hari ibintu byinshi cya duparika kandi tuzi kubikora, ariko tukagira ngo ariko si bisugu cyanuka, ariko si bisugu kabya, ariko si ubundi ibingibi Imana irabishaka. Aka gace rero kongeye kumbira ngo ibyo nshobora gukora, nivuga ngo ibintu mfitemo ubushobozi burya Imana ishaka ko mbikora, kuko ubwo bushobozi ni Imana yabumpaye. Ikiba gisigaye ni ukuyoboza Imana inzira. Naha ngaho wifuza ko mbikorera, ni muri iki gihe wifuza ko mbikoreramo, naba abantu wifuza ko mbikoreraho cyangwa mbikorana nabo, icyo nicyo tuba dukwiye kuyoboza Imana gusa. Ariko ibintu byose wifitemo ubushobozi bwo gukora burya Imana yifuza ko ubikora. Ni wowe wenyine ku isi ushobora gukoresha ubushobozi bwawe, nta wundi ushobora kugusimbura ngo asohoze uruhare rwawe, kuko nta wundi wahawe ibyangombwa byose Imana yashyize muri wowe. Nuvuga ngo ibintu bindimo wowe ntabwo wabasha kubikoresha, ibikurimo sinabasha kwinjira muri wowe ngo mbigukoreshe, kereka wowe wenyine wabyiyemereye ko ugiye kubikoresha. Nta wundi muntu ushobora gukoresha imbaraga zibitse muri wowe, ubushobozi bubitse muri wowe, ni wowe wenyine ushobora kubyikoreshereza kandi bigakunda. Imana yacu itugirire neza. Mu Baheburayo 13:21 harambwira ngo yaradutunganyije rwose kugira ngo dukore ibyo ishaka. Imana iradutunganya rwose kugira ngo dukore ibyo ishaka. Mu kudutunganya, reka mvuge ko atari kudutunganya tuva mu byaha gusa turushaho gusa na Kristo, ibyo ngibyo nabyo nkunda kubivugaho, nabyo ni nabyo, ariko iradutunganya, idutunganyiriza ibyo tuzakora hano ku isi. Nuvuga ngo irantunganya igira ngo ubushobozi karemano navukanye, ubushobozi karemano wavukanye butunganywe kugira ngo buzabyare umusaruro mu bwami bw'Imana no gufasha abandi bantu. Kugira ngo umenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, wagombye gusesengura witonze ibyo uzi gukora neza n'ibyo udakora neza. Reka nsubiremo kano kantu
kugira ngo umenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe wagombye gusesengura witonze ibyo uzi gukora neza n'ibyo udakora neza. Iki kintu kirasubiza abantu benshi bibaza ngo sinzi ngewe cy'Imana ishaka, sinzi umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, sinzi cy'Imana yanemeye. Numva abantu bavuga ngo bamenye ibyo baremewe. Iki ngiki kirasubiza icyo kibazo. Havuze ngo kugira ngo umenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe wagombye gusesengura witonze ibyo uzi gukora neza n'ibyo udakora neza. Imana ntabwo izigera igukoresha ibintu itagushyiremo ubushobozi bwo kubikora. Niba Imana itaraguhaye ubushobozi bw'ijwi ryiza ntabwo izagutegerezaho kuba umuririmbyi. Nasomye hano ibintu bitavuga ngo ni ngewe, nta na rimwe Imana yantegerezaho kuba umuririmbyi. Niba itaraguhaye ijwi ryiza ryo kuririmba ntabwo Imana izabigutegerezaho. Hari abandi yaremanye ayo majwi bakwiriye kuyakoresha kandi abantu bagafasha. Uzumve uburyo indirimbo zituma umuntu yumva aguwe neza. Uretse n'izi ndirimbo zivuga ku Mana gusa, ariko n'indirimbo zindi zivuga urukundo rw'abahungu n'abakobwa cyangwa abagore n'abagabo, indirimbo zivuga amahoro, indirimbo zivuga ibintu byiza. Uzumva uburyo iyo uzikurikiye utangira kumva wanyeganyeza umutwe cyangwa wanyeganyeza ikirenge. Uvuga ngo mu ndirimbo harimo ubushobozi bwo kwinjiza message mu mutima ngira ngo ku rwego ruruta urw'amagambo. Ni ukuvuga ngo abantu Imana yahaye amajwi meza, wenda barimo bayakoresha badahesha Imana icyubahiro, ariko mu by'ukuri ni Imana yari yabahaye. Imana yacu itugire neza. Ntabwo reza dutegerezaho ko twakora ikintu mu bushobozi itaduhaye. Ntabwo Imana izigera igusaba gutanga ubuzima bwawe ubukoresha umurimo itaguhereye ubushobozi. Ubushobozi Imana yaguhaye bushobora kukubera ikimenyetso gisesuye cy'ibyo Imana ishaka ko ukoresha ubuzima bwawe. Nibyo bigutungira agatoki bikwereka aho Imana igushaka. Niba waragaragaje ubushobozi mu gushushanya amazu cyangwa gutoranya abakozi cyangwa gushyira ibintu muri gahunda, ibyo ni ikimenyetso ntashidikanywa cy'uko mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe harimo no gukoresha ubwo bushobozi. Hari igihe tureba tukagarukiriza bugufi dupima ubushobozi bw'abantu, rimwe na rimwe ukaba wavuga ngo uyu muntu nta kintu azi gukora, uyu muntu ntabwo abibasha, ariko hari ubushobozi bw'igitangaza abantu bose bahawe mu buzima bwabo. Igihe kimwe twari ahantu mu itsinda rinini ririmo abantu sanavuga ngo kimwe abantu bo mu giturage, reka mvuge ngo abantu bo mu giturage, ryarimo abantu bavuye mu giturage, abantu bavuye mu mujyi, ryari itsinda rinini cyane ry'abantu benshi kandi abantu bagombaga kugaburirwa kandi ari benshi cyane. Bari bavanze abakristo abatari abakristo, abantu benshi muri ubwo buryo. Noneho kubagaburira no kubishyira ku murongo byari bigoranye. Abadamu bamwe twari turimo gukorana umurimo bari basanzwe ari abakristo, ariko nkumva ibiganiro byabo nkumva ntibindyoheye, nkumva baraganira nk'abantu nyine badakijijwe, baravuga amagambo mabi, nkumva birandya mu matwi, nkibaza ngo abo bantu bamaze iki mu bwami bw'Imana. Muri kakanya ko kujya kugaburira abantu hageze, mbona badamu uburyo borganije abantu, uburyo babishyize mu murongo, uburyo babikoze mu buryo bunoze. Noneho mpita numva ndakosoretse, navuga bano bantu numvaga nta kintu bamariye ubwami bw'Imana, ariko uburyo bazi koruganiza no gushyira mu murongo ibyara akavuyo byose bigahita bijya mu buryo. Ndavuga burya abantu babitswemo impano z'Imana, nuko wenda nabo batazi ko ari impano z'Imana. Rero reka Imana yugure amaso yacu kugira ngo tumenye uburyo twabyaza umusaruro ibyiza byose Imana yadushyizemo, maze izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Ntabwo Imana igipfusha ubusa ubushobozi ubwo ari bwo bwose, ahubwo ihuza umuhamagaro wawe n'ubushobozi yaguhaye. Ntabwo Imana igipfusha ubusa ubushobozi ubwo ari bwo bwose, ahubwo ihuza umuhamagaro wawe n'ubushobozi yaguhaye. Ubushobozi ufite ntabwo wawuherewe kwironkera imibereho gusa, Imana yabuguhereye gusohoza umurimo waremewe. Iyo turebye muri Petero wa mbere igice cya 4:10, hano haravuga ngo Imana yahaye buri wese muri mwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu bukoreshereze gufatanya mugeze ku bandi imigisha y'uburyo bwose. Turaza kwasoma no muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ariko reka mbanze subiremo hano gakeya ngenda buhoro. Ngo Imana yahaye buri wese muri mwe cyangwa se muri twe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu bukoreshereze gufatanya mugeze ku bandi imigisha y'uburyo bwose iva ku Mana. Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo umuntu wese uko Imana yamuhaye impano ye ajya ayikoresha yunganira abandi kugira ngo abe umunyabintu. Umunyabintu ni nk'umuntu ufite stock cyangwa se ufite ububiko. Abe umunyabintu ukoresha neza impano izo arizo zose Imana yamugabiye. Umunyabintu ni umuntu wabikijwe ibintu, aramutse akomeje kubibika gusa ntibiserve icyo byagenewe byaba bipfuye ubusa. Ngo umuntu wese uko Imana yamuhaye impano ajya ayikoresha yunganira abandi kugira ngo abe umunyabintu ukoresha neza impano izo arizo zose Imana yamugabiye. Umunyabintu cyangwa se jera cyangwa se manager, ni ukuvuga ngo arimo aracunga umutungo w'abandi bantu yagomye. Impano zose twabikijwe n'Imana, ni umutungo tubikiye Imana wagombye gukora kugira ngo abandi bantu bahabwe umugisha, kugira ngo abandi bantu bunguke kandi izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro.
ubu nandika iki gitabo arimo arivuga Rick Warren, ubu nandika iki gitabo abantu bagera ku 7,000 bo mu itorero ryabo rya Saddleback barimo gukoresha ubushobozi bahawe bakora imirimo y'uburyo bwose ushobora gutekereza. Reka turebe imwe muri iyo mirimo ikorerwa iwabo, nubwo wenda ari itorero rifite ubushobozi ariko abandi baryigiraho cyangwa se twebwe twaryigiraho bigendanye n'ubushobozi bw'amatorero duhagazemo. Ngo bamwe muri abo bantu barenga 7,000 bakorera mu rusengero, nuvuga ngo umurimo iwabo mu nzu y'Imana ntabwo wagenewe kuririmba gusa, abapasiteri gusa, bavuga ubutumwa gusa, ahubwo bakoresha ibintu byose Imana yabitse mu bantu. Ngo bamwe batunganya imodoka zishaje abantu baduha ngo tuzitunganirize kuziha abakene. Murumva uburyo ibi bintu biryoshye. Nuvuga ngo hari ama emission mwajya kuri televiziyo mukabona ikimodoka cyari gishaje barakitransformye bayigize imodoka nziza cyane. Nuvuga ngo aba bantu baba barimo bakorera Imana kandi bakoresha impano bazi n'ibintu bakunze gukora. Hari ubwo ibingibi twabyitiranya twagira ngo sugukorera Imana, ariko mvuga ngo itorero rihabwa imodoka zishaje kugira ngo zihabwe abakene. Aba bantu nabo bari mu nzu y'Imana bakabikora n'umutima ukunze, bagatransforma za modoka bakazigira nziza bakoresheje ubukorikori cyangwa se ubushobozi Imana yashyize mu maboko yabo, barangiza bakaziha abakene bakazikoresha kandi bakaba banezerewe ko barimo gukorera Imana. Abandi bashakaho itorero rishobora kugura ibintu bya make, abandi bapima ibibanza, batunganya imirimo yo mu biro, bashushanya iby'ubugeni, abandi bakora porogaramu za ordinateur, abandi bashushanya amazu, bafasha mu by'ubuganga, bategura amafunguro, bahimba indirimbo, bigisha muzika, bandika imishinga yo gusaba amafaranga afasha batishoboye, batoza amakipe y'abakinnyi, bakora ubushakashatsi, bategura inyigisho cyangwa bazihindura bazikura mu zindi ndimi n'andi magana y'imirimo yihariye. Ibyo bitubigeraho kuko buri mukristo tumubwira ngo niba hari icyo uzi gukora wagombye kugikora mu itorero ryawe rije imbere. Aya magambo atuganirize mu mitima yacu, urebe ubwenge n'ubuhanga n'ubukorikori Imana yaguhaye ubukoresha mu nzu y'Imana aho barizwa, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Inzu z'Imana uyu munsi zirakennye, ziri nkene kubera ko hakora impano zimwe, ariko hari ubundi buryo abandi bahanga n'abandi bahawe ubushobozi babibyaza umusaruro uyu munsi bikagera kuri benshi. Impamvu uyu munsi ndimo kuvuga ubutumwa bwiza bukakugeraho nuko hari umuntu witangiye icyo gikorwa, nuko hari abantu bitangiye icyo gikorwa bashobora gukoresha ubuhanga n'ubukorikori Imana yabahaye, ijambo ry'Imana rigashobora kukugeraho. Ntabwo pasiteri urenda nzi kuvuga Bibiliya no kuyisoma gusa, ariko sinamenye icyo nakora kugira ngo ijambo ry'Imana rigusange mu rugo. Nawe ndahamya ko hari ubundi buhanga n'ubushobozi ufite ubitse muri wowe wakoresha izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi, abantu bakabwirizwa, abantu bakagaragarizwa urukundo, abantu bakagarukira Imana ukoresheje ubuhanga n'ubushobozi Imana yaguhaye. Indi ngingo tugiyeho iravuga ngo imiterere yawe, gukoresha imiremerwe yawe. Hari agace tuvuyeho hano hirya, ijambo ryavuze ngo ntacyo na kimwe Imana ikorera gupfusha ubusa. Ibintu byose Imana yabishyizemo kugira ngo bitazapfa ubusa, ahubwo bizayikorera. Gukoresha rero imiremerwe yawe, kenshi ntabwo dutekereza uburyo buri umwe muri twe yaremwe mu buryo butangaje. Udusoro fatizo twita DNA cyangwa ADN, turadusoro fatizo tuvamo ibigize umubiri w'umuntu, dushobora guterana mu buryo butabarika ko gufata umubare. Nuvuga ngo turemangingo duto cyane twese tutugize turatandukanye ku rwego rutangaje. Ibyo bigaragaza ko wowe nanjye dutandukanye n'abandi bantu amamiliyoni ku isi mutandukanye. Kuba uri ikiremwa cyihariye ni ibintu bifite ishingiro no mu bumenyi bw'ubuzima. Igihe Imana yakuremaga ni nkaho yarangije ikamena iforomo yakubumbiyemo, bivuga ngo ntizongera kwiremamo undi muntu. Ntabwo higeze habaho kandi ntazigera habaho undi muntu umeze nkawe. Foromo Imana yakubumbiyemo yararangije ngo irayita, nta muntu uzigera abaho umeze nkawe, nta n'uwigeze abaho ameze nkawe. Ibi ngibi bikwiye kudutera ishema ndetse bikatumara amakomplex atandukanye abantu bagendana, tukamenya ko turi umwihariko, turi abantu bari special mu maso y'Imana. Turemangingo tukugize, nta nubwo turi muri papa wawe 100%, nta nubwo turi muri mama wawe 100%. Uri umwihariko Imana yakuremye, yagutekerejeho, kandi ibyo yagushyizemo byose bifite umumaro ku bantu ndetse no ku Mana. Buri wese muri twe Imana yamuremye mu buryo bwihariye bugize imiremerwe ye. Bamwe Imana yabaremye batuje, abandi baremamo abashabutse. Imana yaremye abashobora kwihanganira kuba mu bintu bihora ari bimwe, irema n'abakunda ibihindagurika. Yaremye abagendera ku bwenge n'abagendera ku marangamutima. Hari abakora neza iyo bari bonyine, hari n'abandi bakora neza iyo bari mu bandi. Nuvuga ngo ibi bintu byose Imana yabishyize muri twebwe bitandukanye kugira ngo byuzuzanye kandi bigire umumaro. Hari igihe rero kubera kutamenya twifuza ko abantu bamera nkatwe. Niba ndi umuntu utuje utavuga menshi, nkumva abantu bari iruhande rwanjye nabo bagomba gutuza batavuga menshi. Niba uri umuntu ushabutse ukangutse kandi wihuta, ukumva abantu bazima nabo ari abashabutse. Oya, turemeye mu buryo butandukanye kandi kugira ngo twuzuzanye. Aha ngaha havuze ngo hari abantu bakunda ibintu bihindagurika. Abo bantu biraborohera kwimuka, guhinduranya ibihugu, guhinduranya akazi. Uzababona umuntu udatinya gusezera akazi nta kintu
cyahabaye bikamworohera guhita ategereza kubona kandi atarana akazi, bikamworohera kwimuka mu gihugu akajya ahandi. Hari abantu bameze gutyo batagira ubwoba, hari abandi rero nabo twikundira ibintu bigumye hamwe kandi bidahinduka. Ariko ibyo bintu byose Imana yabiremye muri twebwe ifite impamvu, kandi byose bigendanye no kuzuzuza wa mugambi Imana ifitiye ubuzima bwacu. Iyo tumaze kumenya ibi bintu rero, ntabwo twavuga ngo abeza ni abangaba. Bose ni beza iyo bahagaze mu mwanya wabo, bose ni beza iyo barimo gukoreshwa icyo Imana yari yarabaremeye. Bibiliya itwereka neza ko Imana ikoresha abantu batandukanye mu buryo bwose. Petero yari umuntu uhubuka, Paulo yari umuntu utihangana, Yeremiya yari umuntu ukunda kwigunga. Iyo urebye uburyo kamere z'abigishwa ba Yesu zari zitandukanye, ushobora guhita wumva impamvu rimwe na rimwe bagiranaga amakimbirane. Nta miterere myiza cyangwa mibi mu byo gukorera Imana. Dukenera abantu bafite imiremerwe itandukanye ngo itorero ribe rihagaze neza kandi rigire uburyohe. Isi yaba itanejeje twese turamutse duhuje byose. Igishimishije nuko abantu baremwe batandukanye mu buryo bwinshi. Imiremerwe yawe izagira ingaruka ku buryo n'ahantu uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe. Nuvuga ngo aho uzazikoresha, uburyo uzazikoreshamo n'ubushobozi bwawe, uzakoresha impano z'Imana, byose bigendanye n'uburyo uremye. Nuvuga ngo uburyo ndemye butuma ngira tandasi yo guhitamo gukorana n'abariya, gukorera hariya, gukora mu gihe runaka, gukora ibingiye akabyo ntindaho kuruta ibindi bitewe n'uburyo turemye. Urugero, abantu babiri bashobora kuba bafite impano yo kuvuga ubutumwa, ariko niba umwe atuje undi akaba ashabutse, impano yabo izagaragara mu buryo batandukanye. Abantu babiri bashobora kuba bafite impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, umwe atuje undi ashabutse. Nuvuga ngo bose bazavuga ubutumwa bwiza, ariko umwe azabivugira mu ituze asanganywe, undi abivugira mu bushabutse asanganywe. Niyo mpamvu uzasanga umwe avuga ngo ngiye kanaka aramfasha, undi akavuga ngo ngiye kanaka aramfasha. Abakunda ibyituze bakunda abavuga batuje, abakunda ibyo bashabutse nabo bakunda abavuga bashabutse. Rero ibyo bintu byose Imana ibidushyiramo kugira ngo twuzuze umugambi wayo, si ukugira ngo abantu barushanwe, umwe avuga ngo ninjye ubikora neza cyane, ninjye mwiza cyane. Twabonye ko byose biri mu bikoresha guhesha Imana icyubahiro, byose biba ari byiza. Abakora imirimo yo kubaza ibiti bazi ko byoroha gusatura igiti iyo ukurikije umurongo cyakuriyemo. Nuvuga ngo gusatura igiti mu buhagarike biroroha kuko ari wo murongo cyakuriyemo, kuruta iyo ugikata ujyana mu butambike. Ni ukuvuga ngo uko ibi bintu bigoye, iyo usatuye igiti mu buhagarike biroroha, iyo urimo ukibaza utambitse biragorana. Ngo niko bimera iyo usabwa gukora umurimo w'Imana mu buryo butajyanye na kamere yawe bwite. Bizana impagarara no kumva udahambutse, kandi bikagusaba imbaraga nyinshi, kandi amaherezo bikabyara umusaruro udashimishije. Ni ukuvuga ngo iyo ndimo gukorera Imana mu buryo butandukanye na kamere yanjye bizamvuna. Nukorera Imana mu buryo butandukanye na kamere yawe, uzumva ufite impagarara, uzumva utaryohewe, uzumva utanyuzwe nabyo, kandi ngo n'umusaruro ntabwo uzaba mwinshi. Niyo mpamvu kugerageza kwigana impano y'undi n'umurimo we bitagira umumaro, kuko ntuba ufite imiremerwe nk'iyabo. Uretse n'ibyo, ubundi Imana yakuremeye kuba wowe. Niyo mpamvu kugerageza kwigana impano y'undi n'umurimo we bitagira umumaro, kuko ntuba ufite imiremerwe nk'iyabo. Uretse n'ibyo, ubundi Imana yakuremeye kuba wowe. Ntabwo twahamagariye kwigana impano z'abandi. Icyo nakora ni iki? Niba ndimo niyumvamo impano nk'iyawe, ushobora kukwigiraho. Ariko niba impano yanjye itandukanye burundu n'iyawe, nta mpamvu yo kugerageza kukwigana. Ninde ashobora kwigana? Kwigana mwibuke ko ari kimwe mu bigize kwiga. Ni ukuvuga ngo ushobora kwigana umuntu, ariko niba ndimo kwibona mu mpano imeze nk'iye, namwigana mu buryo bwo kumwigiraho. Ariko niba impano yanjye itandukanye, ninshaka bafite impano imeze nk'iyanjye, aba aribo naba nakwigiraho. Kandi mwibuke ko Imana itaduhamagariye kuba abo bana, ahubwo yaguhamagariye kuba wowe ubwawe. Imana yacu tugire neza. Wumva ari byiza iyo urimo gukorera Imana ibyo yakuremeye gukora. Uzahora wumva ari byiza igihe uzaba urimo gukorera Imana ibyo yakuremeye gukora. Iyo ukoze umurimo mu buryo buhuye n'imiremerwe Imana yaguhaye, ukuramo kunyurwa, ukabyishimira, kandi bikagira imbuto nyinshi. Irimo gukora umurimo w'Imana bigendanye n'imiremerwe yawe, ukuramo kunyurwa kandi ukabyishimira, kandi bizagira n'imbuto nyinshi cyangwa se umusaruro. Imiterere nanone, gukoresha icyo bise inararibonye. Inararibonye cyangwa bya bintu byose tuba twaraciyemo, burya ntabwo Imana yemera ko tubicamo kubw'ubusa. Ndetse iyo tubiciyemo ntibibyara umusaruro, biba bipfuye ubusa cyangwa bibaye igihombo mu bwami bwa Data. Imiterere no gukoresha inararibonye, bimwe mu byakugize ukuri. Reka ntarasoma isomo nze kubwira ko hari ibintu turi busangemo twumva bibabaje, ukavuga ati se niba ngibi koko byambayeho, burya hari icyo Imana yabikoresha, ko numva se nta naho nabivuga, ko numva se nta naho ntabikoresha, byamara iki? Ariko burya Imana yo ifite icyo yabimarisha.
bimwe mu byakugize ukuri harimo n'ibyo wanyuzemo mu buzima, ibyinshi muri byo ndetse byakubayeho nta n'uruhare ubifitemo. Imana yemeye ko bikubaho kugira ngo isohoze umurimo wo kukubumbamo icyo ishaka. Igihe ugerageza kumenya imiterere yawe ngo ushobore gukorera Imana, wagombye kugenzura ibyakubayeho no mu bigero nibura 6 by'ubuzima bwawe. Inararibonye iva mu muryango, niki wigiye iwanyu mu muryango igihe wakuraga? Niki wahigiye, icyiza cyangwa ikibi cyakubayeho uri mu muryango w'iwanyu wakoresha niba ari ikibi cyakubayeho kugira ngo uri muryango wowe uzarema cyangwa uzabaho ntibizawubeho, kugira ngo ukize abandi bantu baba bafite ikibazo nk'icyo wabayeho mu muryango. Inararibonye iva mu burezi, ni ibiki wakundaga kwiga mu ishuri ku buryo ushobora kubikoresha ukazafasha abandi. Inararibonye kandi iva mu kazi, ni iyihe mirimo wakoze neza kandi ukumva uyishimira cyane kuruta iyindi. Ibi byose twibuka ko Imana ibikoresha. Naka kazi waciyemo wumva utagakunze, naka kazi waciyemo hari akazi ducamo turimo tugana ahandi hantu, wumva ari ahantu utazatinda, wumva ari ahantu utambuka kugira ngo ugere ahandi, ariko burya hari icyo Imana nabyo yabikoresha. Inararibonye mu by'umwuka, ni ibihe bihe wagiranye n'Imana bigahindura ubuzima bwawe ku buryo wabikoresha gufasha abandi nabo guhindurwa nabyo. Inararibonye iva mu gukorera Imana, wakoreye Imana ute mu gihe cyashize ku buryo nanone ushobora kubikoresha kugira ibyo ukosora cyangwa se gufasha abandi bantu, cyangwa se andi masomo waba warabikuyemo kugira ngo nugere imbere wowe utazakosa. Hari n'inararibonye noneho iva mu mibabaro. Iki ngiki kirabishye turagitindaho gatoya. Ni ibihe bibazo, ibikomere, amahwa n'ibigeragezo byaba byarakwigishije? Inararibonye iva mu mibabaro, ni ibihe bibazo, ni ibihe bikomere, na yahe mahwa n'ibigeragezo byaba byarakwigishije wahuye nabyo mu buzima? Mbibutse ko nta kintu Imana ipfusha ubusa. Ya mibabaro yakugezeho burya Imana ntifuza ko igupfira ubusa. Imana yifuza ko wayikoresha ukaba wahumuriza abandi, ukaba washaka kugira ugutwi kumva undi muntu, kuko nawe byakubabaje uzi n'uburyo biryana, ukagira amatwi yo kuba wabasha kumva undi muntu n'umutima wo kuba wabasha kumva undi muntu. Ikigero cya nyuma kigizwe n'imibabaro wanyuzemo n'iki Imana ikoresha cyane mu kugutegurira kuyikorera. Imana ntigijugunya umubabaro n'umwe. Mu by'ukuri umurimo wawe uruta iyindi n'uwo uzakora uturutse mu byagukomerekeje kuruta ibindi. Ndabizi ko aya magambo ataryoheye amatwi, nanjye yasoma ntabwo aryoheye, ariko niko kuri. Abagerandanye n'Imana iminsi barabizi. Ibi uruhande kenshi tugiriramo imbaraga ni uruhande twababariyemo, ni uruhande twagorewemo, ni uruhande twagiriyemo amarira, ariko iyo tubigaruriye Imana nirwo ruhande kenshi tugiriramo imbaraga zo kuba twahumuriza abandi, zo kuba twakwitangira icyo gikorwa cyane, kuko hari ukuntu biba byaratubabaje, ibibabaro yacu n'ibyaturije twabigarurira Imana, Imana ikabibyazamo imbaraga. Imana yacu tugire neza. Ninde washobora gufasha ababyeyi bafite umwana urwaye indwara idakira uretse umubyeyi nawe wagize umwana uyirwaye? Nuvuga ngo iyo wumvise niba uri umubyeyi warwaje umwana we indwara idakira cyangwa ubumuga runaka abana nabo, iyo wumvise undi mubyeyi ufite icyo kintu, wowe ugeze mu bihe by'imbaraga, nuvuga ngo warabashije kubyakira, warabashije kumenya ko Imana yabyemeye bikakubaho. Iyo umaze kugwiza imbaraga birakorohera gufasha undi mubyeyi ufite ikibazo ku mwana we nka kuri. Hari umubyeyi mwiza nkunda hano mu Rwanda wabyaye umwana w'impumyi, aramuvuza mu buryo bushoboka, aragerageza, ariko aza gusanga umwana yavutse n'impumyi, nuko nta kindi yabihindura. Hanyuma ahita ashyiraho ikigo cyo gufasha abandi bana b'impumyi. Nuvuga ngo amarira ye n'agahinda ke kuba yabyaye umwana w'impumyi yakabyajemo ibyiza byo gufasha abandi bana bavutse ari impumyi. Umubabaro wawe n'agahinda kawe hari icyo wawukoresha, umaze kubizanira Imana hari icyo byakora bikagira abandi bantu bahumuriza. Ninde washobora gufasha umusinzi kuva mu nzara z'umudayimoni w'inzoga, nk'umuntu warwanye n'uwo mudayimoni akamunesha akabona umudendezo? Umuntu wari umusinzi cyane cyangwa wari addicted ku biyobyabwenge, iyo yakijijwe, iyo yagarutse muri Yesu, akenshi akiza abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyo yararimo. Yumva agahinda kabo kurutaho, abagira umutwaro kurutaho. Muzabona abakozi b'Imana batandukanye babaye nko mu buzima bw'abamayibobo, iyo bamaze gukizwa ubuzima bwabo bugarutse ku murongo, bajya gufasha abamayibobo mu buryo bukomeye. Rero Imana ikoresha imibabaro yacu kugira ngo iyibyazemo inyungu zo kuzana abandi bantu mu kiruhuko Kristo atanga. Umuntu wishimira imibabaro nuko yaguherana ni Satani wenyine. Satani yifuza ko agahinda yaguteje wagaheramo ukazagapfiramo, kandi yifuza ko utazakoresha izo mbaraga kugira ngo utabare abandi barimo guca muri iyo mibabaro. Imana yacu itugirire neza. Ninde washobora guhoza umugore wahemukiwe n'umugabo wamuharitse nk'undi mugore wanyuze mu gahinda nkako ngako? Nuvuga ngo umugore wanyuze mu gahinda ko guharikwa akumva uburyo biryana, iyo agahinda ke yamaze kukazanira Kristo biroroha cyane ko yahumuriza abandi bagore barimo babazwa nkawe, ko yabakiza. Nuvuga ngo amagambo ye aragenda direct agere mu mutima wabo ngo barimo kubabara nkuko nawe yababajwe. Imana rero igireka ukanyura mu mibabaro kugira ngo iguhe ubushobozi bwo gufasha abandi.
Bibiliya iravuga ngo iduhumuriza mu mibabaro yacu yose kugira ngo dushobore guhumuriza abandi. Iyo abandi bari mu mibabaro tuzashobora kubahumuriza kubw'ihumure natwe Imana yaduhaye. Uyu murongo twe dukwiye kufata mu mutwe no kuwushyira mu buzima bwacu. Uri mu Bikorinto ba 2 igice cya mbere umurongo wa 4 ikasubiremo ngo iduhumuriza mu mibabaro yacu yose ngo kugira ngo dushobore guhumuriza abandi. Iyo abandi bari mu mibabaro tuzashobora kubahumuriza kubw'ihumure natwe Imana yaduhaye. Reka nongere nkubwire wowe utarahumurizwa ugihagaze mu bikuriza kandi bikurijije imbaraga. Hari igihe turira ariko ayo marira ubwo buzima butaturushije imbaraga, kuko umuntu wese yaba yararira ni bisanzwe. Kurira mvuga hari igihe abarira amarira agashoka, hari abarira imbere mu mutima amarira ntashoke, ariko hari igihe duca mu bihe birimo kuturiza ariko dufite imbaraga hejuru yazo. Wowe urimo guca mu bihe byo kurira ariko bigufiteho n'imbaraga, bikurisha imbaraga. Reka ihumure ry'Imana rigusange, hanyuma ukomere. Numara gukomera nawe uzakomeze abandi. Nawe nakubwira ngo wowe watambutse icyo gihe wenda uracyarira ariko n'uri ufite imbaraga hejuru yazo. Ntabwo amarira rero yagufiteho imbaraga. Urarira wenda kuko hari bitarakemuka, ko hari bikubabaje, ariko ufite imbaraga hejuru yako gahinda. Koresha iryo humure wahawe n'Imana kugira ngo nawe ubashe guhumuriza abandi. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana by'ukuri, hari ihame rikomeye ugomba gusobanukirwa. Bya bindi byose wanyuzemo ubyitotombera cyangwa ubyicuza mu buzima, bya bindi wifuzaga guhisha cyangwa kwibagirwa, nibyo Imana ishaka gukoresha ifasha abandi. Aho niho umurimo wawe uri. Kugira ngo Imana ishobore gukoresha ibyo wanyuzemo bibabaje, ugomba kwemera kubivuga mu bandi. Ugomba kwirinda kubihisha, ukemera kwatura amafuti, intege nke n'ubwoba byawe. Kugira ngo Imana ishobore gukoresha ibyo wanyuzemo bibabaje, igomba kwemera kubivuga. Ugomba kwemera kubivuga mu bandi, ugomba kwirinda kubihisha, ukemera kwatura amafuti n'intege nke n'ubwoba bwawe. Iyo wemeye kubikora bivamo umurimo w'imbaraga wera imbuto nyinshi. Abantu bafashwa cyane iyo tubabwiye uburyo ubuntu bw'Imana bwadukomeje mu ntege nke kuruta iyo tubaratira imbaraga zacu. Benshi muri mwebwe muzi umuvugabutumwa witwa Joyce Meyer. Inshuro nyinshi mu nyigisho ze ntabwo ajyarangiza atavuze uburyo se yamufashe ku ngufu. Ni ikintu giteye isoni, ni ikintu kigoye kucyumva. Wenda n'umuco wa kizungu upfa koroha, ariko ntekereza ko bitakoroha kuvuga ko ari papa we wakubyaye ari we wagufashe ku ngufu. Ariko mu bantu akijije abantu bari bishwe n'agahinda, cyane cyane ko icyo kibazo ari ikibazo kitavugwa, ni ikibazo akenshi gitwikirwa kikarenzwaho. Wenda n'umubyeyi w'umugore wabibonaga bikorerwa umwana we akaba atashobora kubivuga, imiryango yabimenye ikaba ishobora gutwikira itabivugaho, ariko uburyo yatinyitse kubivuga akabishyira ku mugaragaro byakije abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi. Byorohera rero iyo watinyutse kuvuga ibyakubayeho bisa nk'ibiteye isoni, bisa nk'ibintu bigayitse. Iyo wagize izo mbaraga ukabishobora kuba wabivuga, bikiza abandi bantu ibihumbi. Hari abantu benshi bavuye mu mwijima w'agahinda kubera buriya buhamya bwa Joyce Meyer. Arabukoresha, ivugabutumwa rye ririmo ibintu byinshi, ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana, ariko kiriya kintu gifite imbaraga zo gukiza abantu benshi. Imitima yarishenjaguritse kuko yabikoze. Umuntu ashobora kwibaza ngo se ko hari ibintu biba ku buzima bwacu kandi bitavugika, twabikoresha gute? None binajyanye n'umuco, wenda twebwe turi Abanyarwanda, turi Abanyafurika, hari ibintu bitakoroha kuvuga, ariko hari uburyo bwinshi ushobora gukiza abantu. Ikindi navuga aha ngaha, burya imitima iravugana. Iyo umutima wawe uje kumbwira agahinda ufite, umutima wanjye warigeze kugasogongera, mbasha kugutega amatwi, imitima yacu iravugana ku buryo nabasha kukwihanganira, nkabasha gukomeza kandi bigakunda. Ryahumure nahawe n'Imana, zirya mbaraga zatumye ndenga kirya kibazo, mbasha kuzigutransmeta mu buryo bworoshye. Ikindi hari uburyo ushobora kwandika ibitabo, ushobora gukora indirimbo, ushobora gukora amafilime. Niba udashobora kubivuga ko biri ku buzima bwawe ukabishyira muri filime, ikindi kintu wakoresha, ushobora kuba utabivuga ariko ukagira imbaraga zo gutabara abarimo kubicamo. Tuvuge niba warabaye umwana uri maltraité, ugakubitwa, ukagirirwa nabi muri famiye yawe, umaze gukura uko wakoresha icyo kintu, wenda ababyeyi bawe baracyariho ntiwabasha no kubivuga, ariko icyo wakora ushobora gukora ikintu cyatuma abana bose batabarwa, abana ntibabe maltraité. Niba waragize ibyago wenda byo gufatwa ku ngufu, nuvuga ngo waba umuvugizi kugira ngo utinyure abana b'abakobwa, utinyure abana b'abahungu, he kubaho ivyo bikorwa nk'ibyo ngibyo. Hari uburyo twakoresha imibabaro yabaye ku buzima bwacu kandi abandi bantu bagatabarwa. Paulo yari yarasobanukiwe ibyo ngibyo, bityo akavugisha ukuri, yaturira abandi iby'imibabaro yagiye agira. Niwe wiyaturiye. Iyo turebye mu Bikorinto ba 2 igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, aratubwira ngo bene data, ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Twarakubititse cyane ndetse twenda kurengerwa n'umubabaro, tugeza naho twiheba ko tutazarokoka. Arimo aravuga uburyo bakubititse bakagira ubwoba, akagira naho yiheba
ko atazarokoka mbese ko azapfa. Nkunda intumwa Paulo nta bwiyemezi yari afite. No vuga ngo ubundi intumwa ikomeye cyangwa umuvuga butumwa w'igitangaza ashobora guhisha ko yigeze kugira ubwoba bw'urupfu, ariko Paulo arimo arabivuga twarakubititse cyane ndetse twenda kurengerwa n'umubabaro tugeza naho twiheba ko tutazarokoka. Twumvaga tumeze nk'abakiriweho iteka ryo gupfa, bityo tubona ko tutashoboraga kwiyiringira, ariko ibyo byatubereye byiza kuko byatumye dushyira ibyacu byose mu maboko y'Imana, kuko niyo yonyine yari isigaye ishobora kudukiza, kuko yo ishobora no kuzura abapfuye, kandi koko yaradutabaye iturokora urupfu rukomeye rutyo, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ni ukuvuga ngo aya magambo yo kuvuga ibyari bimuteye ubwoba, ibyatumye yumva ageze hafi y'urupfu, arafasha cyane abandi bantu barimo guca muri ibyo bihe, kuruta uko Paulo yazavuga ati nyewe ndi intumwa ikomeye itagigira ubwoba, itagitinya urupfu, itagitinya amarira. Oya, ni byiza ko dusharinga intege nke zacu n'imbaraga Imana yaduhaye muri izo ntege nkeya, bikomeza abandi bantu kuruta uko twahagarara tubiyemeraho nk'aho twebwe tutari abantu bambaye umubiri. Ibyo twanyuzemo bifasha abandi iyo tubishyize ahagaragara. Inararibonye si ibyakubayeho ahubwo n'icyo ukoresha ibyakubayeho. Inararibonye si ibyakubayeho ahubwo n'icyo ukoresha ibyakubayeho. No kuvuga ngo ibyakubayeho iyo ntacyo bikoresheje bishobora guhinduka impfabusa. Rero inararibonye si ibyakubayeho ngo bigarukiraho ahubwo n'icyo ukoresha ibyakubayeho. Ese ibyo wanyuzemo byose uzabikoresha iki? Ntupfushe ubusa imibabaro wanyuzemo, uyikoreshe ngo ufashe abandi. Ntupfushe ubusa imibabaro wanyuzemo ahubwo uyikoreshe ngo ufashe abandi. Duhagaze no mu gihe cy'icyunamo aho abantu bababajwe n'ibintu byinshi. Ntabwo ari ugushinyagura, nta nubwo ari koroshya umubabaro w'umuntu, niko ko hari ibintu byabaye ku bantu bitabasha kuvuga, umuntu atabasha kuvuga kuko birenze uruvugiro. Ariko umuntu wababaye iyo yamaze gukomezwa n'Imana, iyo arimo ahumuriza abandi bantu bahagaze muri umubabaro, bazahumurizwa byihuse kuruta umuntu urimo kubabwira ngo nimukomere atarigeze ababazwa. Rero wipfusha ubusa umubabaro wagize. Wowe niba warabaye imfubyi, ntugire papa ntugire mama, ugasigara uri wenyine, ariko wagira amahirwe Yesu akakubera umubyeyi, Imana ikakubera umubyeyi. Iryo humure ryawe rirakenewe cyane, guhumuriza undi mwana waciye mu bihe nk'ibyawe, kuruta uko njyewe namuhumuriza afite ababyeyi bombi, kuruta uko njyewe namuhumuriza ntaraciye mu byo yaciyemo. Rero agahinda wagize Imana irifuza kugakoresha kugira ngo Satani amware. Satani amwara gute? Iyo hari abantu runaka dukijije agahinda, iyo hari abantu runaka tugaruye mu byiringiro. Niba warabayeho Satani atsikamiye ubuzima bwawe uhora ushaka kwiyahura, cyangwa se waranabigerageje inshuro nyinshi, ariko bwacyo Imana ikakuzuza ibyiringiro ugakunda kuba wakoresha ku gahinda kugira ngo uhembure abandi bantu Satani yaragiye kunyaga. Hari abantu benshi biyaka ubuzima kubera kubura ibyiringiro, ariko mubwiye uti nagize tentative ndetse nari niyahuye inshuro nyinshi sinapfa, ndabikira uyu munsi Imana yanyujije ihumure. Iyo umuganirije ashobora kugira imbaraga zisohoka muri urwo rupfu atari yateganyirijwe n'Imana, ko uri muri mubwira ibintu nawe wabayemo. Rero imibabaro yawe si yo gupfa ubusa. Yego Satani yaragusabye, Satani arakubabaza, ariko yikoreshe kugira ngo hagire abandi bantu bagaruka mu buzima, hagire abantu bahumurizwa bakomeze kubaho. Imana yacu tugirire neza. Uko twagiye dusuzuma ubwo buryo butanu Imana ikoresha ngo ikurememo umuntu ishobora gukoresha, ndizera ko byagufashije kumva neza ubutware bw'Imana no gusobanukirwa uburyo yaguteguye gusohoze intego yo kuyikorera. Uzagera kuri byinshi igihe uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe mu by'umutima wawe wishimira gukora. Mu gihe ibyo bizaba bikorwa mu buryo bujyanye n'imiremerwe yawe n'inararibonye wakuye mu buzima, uko ibyo birushaho kujya ku murongo niko uzarushaho kugera ku ntego y'ubuzima bwawe. Igihe turimo tuvuga aya magambo ndetse n'umukozi w'Imana ayandika n'ibindi tujya tuvuga bitandukanye, bibwira abantu ngo nimugire imbaraga, nimukomere mu bihe nk'ibi ngibi, ntago ari uko umuntu aba yirengagiza imibabaro y'abantu. Oya, birashoboka ko ibi ngibi ni gute se Imana yakwemera ko ibintu nk'ibi bimbaho ngo ni kugira ngo izabikoreshe, niba ari ibyo ngibyo Imana ni ingome. Oya, igihe uhagaze mu gihe nk'icyo ngicyo, icyo usabwa gukora si kugira ngo ubikoreshe, ko nturagira imbaraga zo guhagarara. Icyo usabwa gukora no kumwira Imana ngo Mana sanga umpe imbaraga, iryo humura usaba gutanga nanjye ntaryo mfite, ngwino ubanza mpumurize, ngwino wikorere imiruho yanjye n'imbabaro yanjye, ngwino wikorere ibikomere byanjye n'agahinda kanjye. Imana nimara kubikwikorerera no kubigutwaza, none uzagira imbaraga zo kubasha guhagarara. Wibuke ko Yesu mu magambo yavuze nkunda kandi antangaza, yaravuze ngo yemwe abarushye mwese nimuze munsange ndabaruhura. Ubundi kubana n'umuntu urushye biravuna, kubana n'umuntu wababaye biravuna, kuko bisaba kumwigengesera, bisaba kumwihanganira, ariko Yesu we yaratinyutse aravuga ngo yemwe abarushye mwese
nimuze munsange ndabaruhura nukuvuga ngo ufite imbaraga zo kuruhura amamiliyari yose atuye ku isi rero igihe utaragira imbaraga zo guhagarara ntabwo uri bukoresha agahinda kawe kugira ngo ukize abandi kuko nawe utarahagarara ku maguru yawe ariko urabwira Yesu wavuze ngo yemwe arushye nimunsange mbaruhura mbwite Yesu nkeneye kuruhuka icyo kiruko cyo mu mutima ndagikeneye ibizambayeho sindabyumva sinumva nicyo byabyara sinumva nicyo byamara nkeneye ahubwo ihumure ryawe Yesu ni inshuti nziza kandi ni umubyeyi abasha kukumva kugera indani mu mutima aho umubyeyi wawe aho umugabo wawe n'umugore wawe batabasha kugera aho abavandimwe bawe aho pasiteri wawe batabasha kugera Imana ibasha kuhagera Imana ibagire neza reka mvuge muri makeya muri bya bintu bigize imiremerwe yacu Imana ikoresha kugira ngo tuheshe icyubahiro icyambere twabonye impano z'umwuka akenshi tuzihabwa tumaze gukizwa umwuka w'Imana yaje mu buzima bwacu akagira impano z'umwuka aduha tukagira umutima ibingibi akenshi byendanye n'ibintu karemana Imana yabadushyize mwibuke ko umutima n'ibyo bintu byose bingize bya bindi nkunda bya bindi bintera umwete bya bindi binshishikaza ibyo twese turabifite mu mitima yacu hakagira ubushobozi runaka Imana yakuremanye ngo hari abantu bazi gukora bihuse hari abazi gushyira ku murongo hari abazi gushyira mu buryo hari abazi kuba compatible no kugira abandi imbabazi hari abatazifite ariko bafite ibindi bashoboye bihuta kandi bakosora ibyo byose Imana yashyize mu bushobozi bwacu n'Imana yabidushyizemo kugira ngo tuheshe icyubahiro hari imiremberwe ndetse hari inararibonye turangiza ku nararibonye wibuke ko ibyakubayeho bihinduka inararibonye igize umumaro iyo ufite icyo bikoresheje ariko iyo byakubayeho ukarya mukabyorosa bikarangira aho ngaho ntago biba bigize umumaro turashoje Imana iguha umugisha nizere ko isomo ari cyo rishyize gishyashya mu buzima bwawe cyangwa se ari cyo rikanguye wari waribagiwe cyangwa se wari warasinziriye cyangwa se kongera gukebuka imibabaro waba waratambutse mu minsi ya kera ukibaza ngo nayikoresha gute kugira ngo Satani atazababaza abandi bantu nkuko nanjye nababajwe niba hari agahinda runaka wagize mu bwana niba hari agahinda runaka kabaje ubuzima bwawe gakoreshe kugira ngo ugire abandi bantu utabara ingingo yo kuzirikana iravuga ngo nta wundi ushobora kuba nje nta wundi muntu ushobora kuba Hortense nta wundi muntu ushobora kuba Jeanne nta wundi muntu ushobora kuba Maria nta wundi muntu ushobora kuba kanaka uri umwihariko nta muntu wazaba wowe hagarara mu mwihariko wawe ukore icyo Imana yakuremeye kandi ndakubwiza ukuri kuzagikora unezerewe ufite kunyurwa mu mutima utahabwa n'ibindi bintu byo mu isi umurongo wo gufata mu mutwe ni Petero wa mbere kandi 10 haravuga ngo Imana yahaye buri wese muri mwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu bukoreshereze gufatanya mugeze ku bandi imigisha y'uburyo bwose iva ku Mana ikibazo cyo gutekerezaho kiragira giti ni ubuhe bushobozi Imana yampaye cyangwa inararibonye nakuye mu buzima nakoresha mu itorero ryanjye ni ubuhe bushobozi Imana yampaye cyangwa inararibonye nakuye mu buzima nakoresha mu itorero ryanjye Imana iguha umugisha Imana ikugire neza wibuke ko imiremerwe yose ufite ari Imana yayiguhaye kandi wayikoresha izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro ariko nawe uhabwa kunyurwa mu mutima no kugubwa neza no kugira impamvu zo kubyuka ujya mu bintu wihuta abantu benshi badagaze muri uru ruhande kubyuka bajya mu bintu kugira ingamba bafata birabagora bomba nta mpamvu yo kubyuka bomba nta mpamvu yo kugira imbaraga ariko iyo wamenye uruhande ukaruhagararamo wumva ufite impamvu zo gukora Imana iguha umugisha Imana ikugire neza reka turangize nanone dusenga murakoze nongere mbibutse ko ku cyumweru ari Pasika nubishobora tuzabane mu ijambo ry'Imana rya Pasika ndetse no gusangira igaburo ryera